Attention gonga passe kwa Franklin Onyebol. Atera umupira muremure kuro Yusudianye. Pega cyagati mu kiboko ndayishimiye kwa Rucogoza Elias, passe kwa KS Jean Bosco. Anga passe baba cyane ya kwande kwa Rucogoza Elias. AS Kigali batera umupira muremure Bugingo ra usquat baraza Attention Emmanuel akora murobo. Emmanuel Okwi AS Kigali. Terekamo Ndani Emmanuel Arnold Okwi Fato buita Bugingo akimara zazama gufunga baro muri kigega cya 21 wa mbere mibonye umukinnyi ananirwa gufunga baro umupira uridunda usango bita Emmanuel Arnold Okwi agaranye n'umuzamu Kadime Ndiaye nayo zamu yarivuyemo yari yasohotse bamukubisishira bitaro nta n'umwe ari kunyeganyega inshundura ziranyeganyega cyanyoye Kambure bro AS Kigali. Uyu mwataka w'umugana n'umuhanga niyo yabakuze mu myaka niwe wa mbere ariko ku kintu cyitwa gutekereza bro niwe wa mbere atekereje ibintu by'abataka w'abahanga aravuze ati nintera hasi arawufata nimushota shoka umushota umupira ukagaruka kamurobe aramurebye avuga ati ndamuroba ruca imana baro nishaka igenda ijya hanze ariko iragiye imanukiye mu 90 ijyamo AS Kigali kimwe Rayon Sport ubusa kabisa uko bimeze match irahindutse ibaye indi match irahindutse ibaye indi AS Kigali kimwe Rayon Sport ubusa Bugingo Hakim BH kora amakosa akomeye cyane tanze igitego kabisa tanze igitego rwose iki ngiki babariye abanyamutsindwa ngo murashaka ko mubyegekaho ni mutsindwa mubyegeye kuri Bugingo umureyo ayisabwira uwo bita Robertinho aragiye yegera umutoza fitness Ayabonga Lebitsa arambwira ati hagurutse umuntu bita Aziz Basane kuranya kabisa aze twirukanse izi mpande za AS Kigali. Arakoze cyane kabisa arakoze cyane ubu tuvugana n'igitego kimwe kuri kimwe hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya AS Kigali. Igitego cya Rayon Sport cyaje kwishyurwa na Kanamugire Roger waje asimbura mu kibuga mu gice cya kabiri cy'umukino akaba ari we rero umaze kubona igitego cyo kwishyura Rayon Sport. Ubu ni kimwe kuri kimwe akaba yatsinze igitego cy'umutwe nuko gahunda zimeze cyane n'uvuya kabisa. Kanamugire Roger waje kwinjira amasimbo ya Suleiman Dafe ndetse Rayon Sport yakoze izindi mpinduka mu gice cya kabiri kigitangira aho umuvandimwe Azizi Basane kuranye ndetse irimo kuzonga ikipe ya Kigali ku ruhande rw'ubumoso yaje rero kujyamo nawe asimbuye Rukundo Abdurrahmani Papre. Nizo mpinduka za Rayon Sport ndetse zatumye yishyura igitego n'umupira waruvuye ko Mborenga Fitina bawurwaniye n'abasore b'ikipe ya Kigali ku murongo agana muri kona ariko umupira wifatirwa n'abasore ba Rayon Sport hanyuma Mborenga arawuhindura hanyuma Kanamugire Roger agongamo n'umutwe umupira ujya mu izamu ariko abasore b'ikipe ya Kigali bakomeje kuvuga yuko kitari cyo kubera yuko ikipe ya Rayon Sport ngo umupira ngo Mborenga ngo nubwo yahaye Kanamugire ko ngo wari warenze umurongo usa nkaho warenze babwira umusifuzi Maniragaba rero ku ruhande ngo kuki atabibonye hanyuma rero umusifuzi Maniragaba ndetse na Rurisa Patience bayoboye umukino bavuga bati ibyo mwavuga byose ni igitego. Rayon Sport rero kimwe ikipe ya AS Kigali kimwe n'iminota hafi 71 w'umukino cya 72 akaba ari uko gahunda zimeze barayo rero aho muri hose twizera ko mumeze cyane numva yuko mwamaze kwishyura. Attention Azizi Basane kuranyara zamuka none imbere zo mukona kona ya Rayon Sport bita Aziz kuranya Basane acenga umuntu agwa nk'agashwiriri rwose aratanyukano kumbagara ribarangura hariya kubijosi hasi yari hafi kugera mu bafana. Attention kona ikipe ya Rayon Sport iraterwa na Muhire Keve match ikomeye match iremereye muri minota. Attention match iremereye Keve Muhire chongamo muzamo kubita ipfunsi wigarukira kwa Bugingo ariko bakura bose ikipe ya Kigali yabivuze woze wigarukira kwa Ndayishimiye Rishari yaranyerera ariko umupira ongera ufata onga passe ku muzamu Kadime Ndiaye
Kadime Ndiaye tera umupira muremure ashaka nde Suleimani Dafi imbere y'Somongo hakirajyamo atera umupira mwiza cyane uwo bita Kadime Ndiaye awohereza ku muvandimwe bita Youssou Diagne arasimbuka umupira awukupira trajectoire awohereza ku uwo bita Biramayere Abedi Christophe aramusaba imbabazi 50 euro yamuha Biramayere Abedi Christophe atsinda igitego cyiza cy'umwataka asigaye umuzamu wa AS bita Pascal iki gitego cy'umwataka pe nyiheruka ubwo uwo yasimbuye agitsinaga Mukura agitsinda amagaju nibyo kuri Premier Poto igitego cy'umwataka rwose samahane rwose Abedi Biramahire kuko Abedi buriya agira se w'umugeshi niba utaranabizi meruka akora hariya za Nyungwe ariho yibera niba ariho ari namusuhuje rwose umuhungu we musajya imbabazi ukarubanda Abedi Biramahire amanota rwose nayo namwimye 50 mwongeraho 10 ubwo mwaye 30% Abedi Biramahire kimwe Rayon Sport 2 Abedi Biramahire yagiye kuruka yinywera mutware yanyweye mutware inagarukanye imbaraga nyinshi cyane kabisa ahita atereka mu gitego cya kabiri tayari Rayon Sport irayoboye umukino 2-1 kabisa attention reka turebe abareyonga batangiye kuririmba Murera iminota imaze kuba 77 iminota 77 Rayon Sport 2 ikipe ya Kigali kimwe atase umupira kwa Nkubana atera umupira muremure ariko akuronda cyane ari neza cyane Youssou Diagne tera umupira muremure nanone wigarukira kwa Azizi Basane Kuranyi aramwica aramukura umupira yazamutse cyane Kayezi imbere zo ariko Akayezu Jean Bosco umupira arawufatanya cyane ari umuzamu Kadime Ndiaye anaudaka vizuri atera umupira muremure gonga osekipe yasigana umupira wo kurotereka hanze no kurengurwa na kurana rw'umoso kabisa mwibereye muri enjoying intsinzi ya Rayon Sport